Ndagusuje mukunzi wacu ari nakora naguha ikaze. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Nyarusange. Iyi nkuru ntago ari nziza ku mukozi wa Sako, aho yaje gutungurwa no kubona ibintu yakekaga kuko ari byo. Aho manager w'iyi Sako y'uyu mukozi akoramo baje kugirana amakimbirane amusebereza imbere y'abaturage, uyu mukozi agahinda karamwica, abaturage nabo bakorwa n'isoni nyuma y'uko bari babonye uyu mu manager wabo bakundaga arimo arakorerwa akarengane. Uraza kumenya mbese kubera iki uyu muyobozi w'iyi Sako yaserereye n'umukozi wiwe n'abaturage bose babibona. Uraza kumenya mbese uyu mukozi we wasohowe uku nguku cyangwa yaserereye na manager wiwe yasabye iki ubuyobozi. Mbese abaturage bo basabiye iki uyu muyobozi w'iyi Sako. Icyo ngusabye rero nyabona nuko wadushigikira ukara munsi y'amakuru yacu urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazugera kaza nako gakandeho. Icyo gihe uzabushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Reka twitse gatoya turaza tubabwira byinshi kuri iyi nkuru y'uyu mukozi wa Sako wahuye n'akarengane abura yacira n'ayamira bitewe n'ibyo yari amaze gukorerwa n'uyu mu manager we w'iyi Sako. Tubibutse ko iyi ari KN Radio. Reka nongere mbaye ikaze rero bakunzi bacu. Iyi ni KN Radio ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze yarwo. Ni mu karere ka Muhanga nk'uko twabivuze mu murenge wa Nyarusange. Ibintu ntago ari byiza ku mukozi wa Sako, aho yasohowe mu biro afashwe mu mashanti bitewe n'umuyobozi we. Abaturage bari baraho bari baje kwaka iyi serivisi barahunga barirukanka bitewe n'ibyo uyu muyobozi yarakoreye uyu mukozi wa Sako. Tubibutse ko ugomba gukora subscribe cyangwa sabone kuri KN Radio n'akazujya kaza nako kagakandaho. Icyo gihe uzabushimangiye yuko ugiye kujya uba uwa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Umukozi wa Sako bita Dukire Nyarusange iherereye mu murenge wa Nyarusange mu karere ka Muhanga witwa Habishuti Alexandre aravuga ko yakorewe ihohoterwa n'umucungamutungo w'iyi Sako ariwe bakunze kwita manager mu rurimi rw'icyongereza, wategetse ushinzwe umutekano cyangwa umusekirite kumusohora mu biro akamujugunya hanze amufashe mu mashati. Ibyinshi byagiye bibabaza abaturage bari baraho bose bipfuka mu maso babonye iby'umuyobozi w'iyi Sako yari amaze gukorera umukozi wiwe, kandi uyu mukozi ngo yari afite igikundiro muri aba baturage. Uyu mugabo uvuga ko amaze igihe kinini akora muri iyi Sako ariko nta masezerano ahoraho afite y'akazi, yavuze ko bijya gutangira byatangiye ubwo hasohorwaga urutonde rw'abagomba gukora ikizamini kugira ngo haboneke umukozi uhoraho ku mwanya yari asanzwe akoraho. Urwo rutonde rwaje kujya hanze nibwo yasanze ruriho abantu batatu gusa, nawe urwo rutonde yari aruriho. Bivuga ko byari biteganyijwe ko kuwa 26 Nyakanga 2024 aribwo ikizamini cy'umwanya w'umukozi ushinzwe kubitsa no kubikuriza abakiriya cyangwa abaturage, uwo mwanya uyu mukozi yari asanzwe akoraho cyari kiteganyijwe. Ariko nawe na mugenzi we mbere yo gukora iki kizamini bamenya amakuru mbere ko gukora ikizamini ari ukurenzaho akantu cyangwa gafata ngo kuko akazi gafite uzahita ugakora. Mugenzi wabo uri kuri iyo liste y'abazakora icyo kizamini, muri abo babiri we uwo wa gatatu ngo ne wari wabyujuje byose ibyo byasabwaga. Icyakora ngo yanze kujya gukora icyo kizamini ngo kuko yari yamenye ko hazabaho uburiganya cyangwa tekinike. Kuwa mbere w'iki cyumweru yahise afata umwanzuro aza mu kazi nk'ibisanzwe, gusa ngo manager w'iyo Sako witwa Twagira Maria Galance ategeka ushinzwe umutekano kumujugunya hanze amufashe mu mashati. Benshi birababaza
uyu Habishuti wakorewe ako karengane kuri ubu arasaba ubutabera ngo kuko yarahohotewe cyane ndetse n'isura ye yarangijwe mu baturage ngo kuko yarazwiho ubunyangamugayo kandi yasaga nk'umuntu wiyubashye. Bamwe mu baturage baganiriye na KN Radio baranenga cyane imyitwarire yagaragajwe n'uyu mucungamutungo w'iyi sako ariwe bakunze kwita manager. Mu kiniga cyinshi mu gahinda kenshi, umwe mu baturage yagize ati ikintu kibabaje kurusha ikindi ni ukumva ko wabaga ukora ahantu kandi tuzi ko ufite imyitwarire myiza ukumva ngo umuntu yagusohoye mu kazi agufashe mu mashati. Ati birababaje cyane ibi uyu mucungamutungo w'iyi sako yagaragaje, twebwe nk'abaturage byatubabaje cyane. Umunyamakuru wa KN Radio yagerageje kuvugisha manager w'iyi sako ariko ntibyigeze bidukundira. Gusa Twizera Umukiza John uyobora iyi sako yavuze ko bategereje ibaruwa y'uwahohotewe kugira ngo hakurikiranwe ikibazo cye. Gusa abaturage n'ubundi nabo ntabwo bigeze baripfana. Bavuze ko uyu manager w'iyi sako agomba kuryozwa ibingibi yakoreye uyu muturage cyangwa uyu mukozi wakoraga muri iyi sako, ngo kuko biratari ibintu byiza, ngo ntabwo ari kubikorera mu maso y'abaturage, ngo nk'abantu bakorana ngo bari kubanza bakaganira kuri icyo kibazo, akamubwira ko avuye mu kazi cyangwa avuye kuri izo nshingano, aho kubwira umusekirite wa sako ngo amusohore, ngo kandi ari umuntu bakoranaga kandi ari umuntu abaturage bafatagaho nk'icyitegererezo. Aho bavuze ko uyu mucungamutungo w'iyi sako ibyo yabagaragarije mu maso atari ibintu byiza, nk'isaha n'isaha ngo n'iyi sako ngo ntabwo bazongera kuyibitsaho bitewe n'iyi myitwarire yagaragajwe n'uyu mucungamutungo w'iyi sako. Ubuyobozi nabwo bw'aka karere ka Muhanga twagerageje kubuvugisha ngo butubwire kuri iyi nkuru y'icamugongo yagaragaye kuri uyu mukozi wa sako, ariko ntabwo byigeze bidukundira. Gusa nibidukundira tuzabishyira mu nkuru yacu y'ubutaha. Reka tugomeze tubashimire bakunzi ba KN Radio. Wewe wakoze subscribe cyangwa sabone n'akazu kaje ukagakandaho, nizeye ko usigaye ubu wa mbere mu kubona amakuru ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nawe utarakora subscribe yikore nonaha n'akazu kaza nako gakandeho, nizere ko nawe uzahita ubona amakuru ya KN Radio tuzaza tubagezaho. Reka ngushimire kandi nanakwifuriza kugira umunsi mwiza.